Hari amakuru yateguye abantu benshi aho Nyambo Jessica umukinnyi wa filime usanzwe uzwi mu Rwanda yaterewe ivi. Ibi bintu byatunguye abantu benshi. Bamwe bavuga ati se uyu nguyu niwe bapfuye na Titi Brown yateje ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Reka turebere hamwe iby'uyu musore wamutereye ivi ndetse n'ibiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo haye ikaze. Ni nyuma yuko Titi Brown ndetse na Nyambo bateganyaga kubana ariko ibyo bikarangira bitarangiye neza, ubu noneho ibintu biri kuvuga nuko Nyambo Jessica yaba yaraterewe ivi. Ibi bintu byababaje abantu benshi ndetse n'abandi birabashimisha. Bibaza ati se koko niyo mpamvu Nyambo Jessica yaba yarakatiye Titi Brown? Ahubwo se yari abafite ari babiri bakundana? Ku mbuga nkoranyambaga benshi bacishitse ururondogoro kuko byabatunguye kubona noneho Nyambo aterewe ivi n'undi musore. Benshi bari biteze ko wenda we na Titi baba bariyunze cyangwa se bakazongera bakiyunga, ariko none siko byari bimeze. Ejo ku munsi wa 23 mu ijoro ryashize nibwo Nyambo Jessica bamutereye ivi. Ni umusore w'umunyarwanda ariko usanzwe uba muri Dubai, aho uyu muhango ubaye mu buryo bw'ibanga. Abantu benshi ntabwo bamenye uko byagenze, nta nubwo bamenye n'igihe byabereye. Gusa kandi uyu muhango bivuga ko wabaye saa 6 z'ijoro kandi witabiriwe n'ibyamamare byetandukanye na Bwiza, dore ko bari basanzwe bagendana, ndetse n'umugore wa Rusine. Muhango witabiriwe n'inshuti za Nyambo za hafi. Hari n'izindi nshuti ngo zitagiye zigaragaramo, benshi bakajya bibaza se ntabwo koko bari inshuti. Ibi kandi byaje nyuma yuko Titi Brown ashatse kwambika Nyambo impeta ariko umukobwa akamwangira akamuhakanira. Ni nabwo Titi Brown yatangaje ko yigeze kugira depression ku kinyamakuru nashatse kuvuga y'umukobwa amutera depression, akamutera depression hafi no gusara. Ibi byabaye nyuma yuko amezi 8 ashize Titi Brown ndetse na Nyambo batandukanye. Nibwo noneho ubu ngubu bamutereye ivi. Ako se tuganire, uriya urukundo rujya ahantu rushaka, kandi urukundo ntabwo ari agato. Ikintu cyawe mu buzima bwawe nta hantu kijya. Njye sinafata umwanya ngo mvuge ati wenda ngo Nyambo ngo ndamucira urubanza, kuko buriya haba hari n'impamvu byabaye. Icyawe nta hantu kijya. Hari benshi bari kumutera amabuye bavuga ati se yaba ariyo mpamvu, ndetse hari na benshi banamwanze kubera Titi Brown. Ako ndagira umbwire ko buri kintu cyose kiba gifite impamvu, kandi buri wese buri nkweto ibifite yayo, niko bajya bavuga. Nta mpamvu yo gucira urubanza ngo umuntu yashatse ngo atere ivi. Afite uburenganzira bwe, ndetse na Titi Brown afite uburenganzira bwe. Kandi nanone ntago urukundo baruhatiriza. Niba Nyambo yarabonye wenda Titi yari atari inkweto ye cyangwa se atari proud ye, nta mpamvu yo kugira ngo nk'abafana tumubwira ati kundi uyu nguyu. Ko hari abantu benshi banze Nyambo kubera icyo kintu. Nubwo Titi Brown atigeze avuga izina cyangwa ngo ritangaze, ariko nyine ni Nyambo bavugaga. Nyambo bavugaga mu bigaragara, kuko nyine byagiye bigaragara kenshi. Rero nyine Nyambo ikintu twamwifuriza nuko azagira urugo rwiza, kandi n'umubano we n'uriya musore n'intambwe bateye Imana izabagenda imbere. Ntibite ku magambo y'abantu cyangwa ngo babirebeho cyangwa ngo babitindeho. Tumwifuriza amahirwe masa. Ariko ndagira nkubaze, ese ubona byari ngombwa kugira ngo Titi Brown abane na Nyambo, cyangwa ni pressure y'abantu bitewe n'uko abantu babibona? Tubwiye muri comment wowe kubyumva. Gusa ukanda share ndetse na like, kandi na subscribe niba utarayikora kuri iyi channel yacu, kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru nk'aya ngaya byamamare ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.